Yes, aya ngaya rero ni amakuru agezweho, ni breaking news. Mu karere ka Kayonza inka yishe abantu babiri, abandi barenga 15 barakomereka. Ese byaba byatewe n'iki kugira ngo iyi nka yice aba bantu bose bangana gutya ndetse n'aba ngaba 15 bakomereke? Ibi ngibi rero byabaye ubwo abantu bafataga ino nka bayijyanye ku ibagiro bagiye kuyica kugira ngo bayirye ku bunane, ariko ni ibintu bitaje kubagwa neza ndetse n'ibinabagwa amahoro. Inka rero yageze aho irasara, nibwo bari bayifashe ikandagiyemo abantu babiri, yakandagiye uwa mbere barakomeza barayifata, irongera irasara ikubita undi wa kabiri ihembe, isanga bangiritse cyane biza kurangira bashizemo umwuka. Dore ko iyo bigeze muri iki gihe cy'iminsi mikuru cyane cyane turimo dusoza umwaka dutangiye undi mushyashya, amatungo inka, ingurube, ihene, intama ndetse n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye zicwa ku bwinshi cyane zishaka gukurwamo inyama n'ibyo kurya by'abantu bafungura ku munsi mukuru. Dore ko inyama ari kimwe mu biribwa bikunzwe n'abantu benshi hano ngaha muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari kimwe mu mafunguro akundwa gufungurwa n'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'uburyohe bwazo. Rero iyi nka yaje gusara, ubwo bayikuraga aho ngaho bari bayiguze n'umuturage barayijyana, ubundi bayijyana ku ibagiro. Igezeyo bitewe n'umuhumuro w'inyama w'izindi nka bari bamaje kuhabagira, inka bari bamaje kuhabagira izindi nka, n'inka nayo yumvisha umuhumuro ndetse ibona n'ibice by'izindi nka zagiye zipfa, bishe nk'amaguru ndetse n'impu, iza kugira ubwoba nibwo yikanzemo ikiziko yari yambaye ibirasaze, ubundi isaze ibirisimbije umuntu wari uri imbere yayo bamukubise umutwe, undi iramukandagira birangira bashyizemo umwuka kwa kundi bari kugenda bayitangatanga, bamwe yagiye bakubita amahembe barangirika ndetse barakomereka bikomeye cyane. Abo ngabo bakomeretse rero bajyanwe ku bitaro by'ako karere ka Kayonza kwitabwaho n'abaganga, gusa harimo abakomeretse bikomeye ndetse n'abakomeretse bidakomeye cyane, ariko abo ngabo babiri bo bamaje kuba bashiramo umwuka. Iyi nka rero bahamagaye veterineri w'umurenge ngo bamubaze icyatumye ino nka isara kuri uru rwego kugira ngo yice bano bantu. Veterineri w'umurenge yatanze impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Bavuze ko inka nayo ari nk'abantu, inka ari nka hafi kubera nazo zigira ubwonko. Bavuze ko iyo uyikuye nk'aho yabaga uyikubitagura, byanze bikunze itekereza ko hari ikintu kibi kigiye kuyibaho, nayo igakoresha ubwo buryo yitabara. Bavuga ko n'ubundi nk'ibisanzwe inka bayikuye mu rugo, nk'inka nyine igiye kwicwa ikaribwa, bagenda bayikubitagura cyane, nibwo nawe wese imenya ko byanze bikunze igiye kwicwa. Dore ko nazo ngo iyo bigeze mu minsi mikuru nazo zirabimenya, nazo zifite characteristics ndetse n'ibyumviro bikaze cyane ku buryo bibasha kumva event birimo, ndetse niba ari n'ibihe bibi nabyo byose inka nazo zikaba zabimenya kimwe n'izindi nyamaswa muri rusange. Iyindi mpamvu veterineri yatanze, yavuze ko inka nazo ishoboye kumva aho izindi ngenzi zazo zaba zagiriye ikibazo nk'umuhumuro, byanze bikunze ikumva ko byanze bikunze nayo ijyanywe aho hantu kandi igiye kwicwa, nazo zirabimenya rwose. Ahasigaye rero nazo zikaba zakitabara. Abaturage rero bari baje aho ngaho kuba bafata inyama, bayivuvuze cyane rwose, baganira n'ibitangazamakuru bitandukanye, bari kuvuga bati izi nyama rwose ntabwo twazijya, byarangiye. Bamwe bavuga bati iyi nka byanze bikunze yarozwe, yatejwe amahembe ndetse yanarozwe, yajyanwe mu bapfumu yarozwe. Abantu benshi rero ntibaje kubyumvikanaho ndetse bayicanwaho rumwe, aribwo babajije n'uwo mugabo Sekamana baguze nawe iyo nka, avuga yuko rwose inka yayiyororeye igihe kinini kuva mu buhinja bwayo ikiri ntoya, kiri inyana kugeza ikuze, nta muntu wayibye. Aribwo abantu bavuga ati ino nka ishoboye kuba yaribwe, noneho uwo bayibye akayirogesha kugira ngo nibayikura mu kiraro wenda izangiza abantu cyangwa yice n'abantu. Abaturage bavuze ati inyama murari bari bafite ndetse n'uburyo bashaka kurya inyama bise birangira zise zibava ku nzoka. Bavuga ati iyi minsi mikuru tuyiriye nabi, narinzi ko ndi burya akabenzi ku bunane, none birangiye ntakariye kubera yuko rwose iyi nka iradutengushe, dore ko inyama zise zimva ku nzoka nkibona uburyo imeze, ntabwo inka yakica abantu ngo mbe nkiyiriye. Abantu benshi rero bakomeza bivovota bavuga ati oya ni amarozi. Bamwe banga kubicaho rumwe, ibintu rurakomeza, ibintu birazamuka bigera kure, bacana n'uwaka rwose ku buryo bari bagiye no kurwana, ariho byageze bakanagenda bakajya ku waguze inka bari kugira ngo abasubize amafaranga yabo, ariko uwaguze inka nawe akinangira akavuga ati niba inka mwayikuye hano ngaha mwagiye muyikubita, dore irasaze, reka
ntabwo byakunda, ntabwo amafaranga nayabaha. Ariho bino bintu bikomeje gukara ndetse bikanagera kure, bakaba bari kuvuga yuko nibareba nabi bari buze no kujya kurega kuri RIB kuko inka yabananiye, ariko bavuga yuko ikesara gutyo yakomeje ikirukanka cyane, ishoye no kuba ngo hari nawe yanavunaguritse. Ubundi asigaye rero kubera ko yavuye byagenze gutyo, yangiritse cyane, yavuna ngo yari irimo kwirukanka ihita yitura mu mukokwe, none imaze kwitura mu mukokwe inka iravunagurika cyane, aribwo n'abantu bari bivuvuse bavuga ati iyi nka yasaze gutya ntabwo twayiryaho, yarozwe byanze bikunze n'inyama zazo uziriye ishoboye gusara cyangwa nayo ukaba wagira ikibazo mu mubiri wawe. Aba ari ibintu bitacanyweho umwaka, rero ni ibintu bikomeje kuvugwa cyane, dore ko muri iki gihe cy'iminsi mikuru amatungo rwose aba afite ikibazo gikomeye cyane nayo ubwayo mu myumvire yayo, kuko iyo bigeze muri iki gihe cy'iminsi mikuru amatungo nk'aya ngaya magufi nk'inka, intama, ihene, ingurube, inkwavu, inkoko ni inyamaswa zikunda kwicwa cyane ziragira ngo zivanywemo amafunguro yo kuribwa mu minsi mikuru. Dore ko abantu rero bizihiza ubunane cyane nko mu mujyi wa Kigali, akaba ari ahantu bakunda kwizihiza umunane cyane, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse n'ahandi hose ku isi, akaba ari ahantu bizihiza ubunane. Dore ko ubunane ari umunsi mukuru ukomeye cyane, tuba turimo dutangira umwaka, bari intangiriro z'umwaka, abantu benshi baba bafite vibe, baba bashaka gutangira umwaka bameze neza, bariye neza, akaba ari nayo mpamvu benshi bakunda kurya inyama, dore ko inyama ari kimwe mu biribwa bikunzwe cyane, kandi akaba ari ikiribwa kitapfa kwigondera n'umuntu ubonetse wese. Niyo mpamvu usanga n'umukene utarya inyama yemera akazirya rimwe mu mwaka cyangwa kabiri, ariko akavuga ati kuri Noheli cyangwa ku bunane nzabone akabenzi. Inyama rero zikaba ari kimwe mu biribwa bikunzwe cyane kuribwa mu minsi mikuru. Veterineri rero, abaveterineri bakomeje batangaza ati rwose nimugabanye kwica amatungo muyarya cyane, kuko nimuyarya mu minsi mikuru uzasanga mu yindi minsi nyine igihugu gihuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba cyabura nk'uwo mukamo, kuko inka zigenda zicwa. Veterineri aragenda aravuga ati rwose inka ni kimwe mu bintu bikomeye cyane, mugomba kuzifata neza. Ni nayo mpamvu bashyizeho n'itegeko ko inka cyangwa n'indi tungo rigiye kuribwa rigiye kuza rimanza ryapimwa, ubundi bakareba ibisubizo byaryo, ubundi babona nta kibazo itungo rifite rikabona uburibwa, kuko ari itungo riba ryaranduye rikaba rishoboye gutera ibibazo abantu bakaba bahumana, bakarwara n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Abaveterineri rero bakomeje batanga inama z'ukuntu bagiye kuza barabaga inka, bagomba kuza barazishurira neza nk'aho bazijyanye ahantu bakazijyana ku ibagiro, kandi hakaba hari inzobere mu kubaga izo nka kugira ngo bitazaba birahura n'abantu batabibyiza cyangwa bakabikora mu buryo butari bwiza, kuko hari ibice bimwe byo mu nyamaswa ushoboye kurya ugapfa. Bagomba kuza barabyitwarikamo ndetse bakabigendamo neza kugira ngo hatazagira n'umwe uhasigira ubuzima. Veterineri rero yavuze ko nta kibazo abaturage yababwiye ati inka muyirye nta kibazo yari ifite, ibyo ngibyo ni impungenge nk'izindi nyamaswa zose, nawe uri umuntu wayigira, ariko nimugire ikibazo rwose inka nta kibazo ifite, igomba kuribwa. Niba mufite amafaranga rwose muyirye mutagira ikibazo, ni ibyo ngibyo rwose, ntago inka yarozwe, ahubwo ni ubwonko bwayo ariko bwari bumeze, bukaba bwumva ko byanze bikunze bwari bugiye guhura n'ikibazo, nabwo bugahitamo kwitabara. Yasoje rero agira inama ko anifuriza abantu iminsi mikuru y'ubunane rwose ko baburya neza ndetse bitwararika, ariko rwose abantu bakanirinda no kunywa inzoga nyinshi kugira ngo birinde impanuka zo mu muhanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu yavuze ati nimukomeze munywe gakeya, ariyo tunywe resi, kugira ngo murye iyi minsi mikuru neza. Mwumvaga rero kuri mikoro ni Kibale TV, ubundi ndabashimiye naho ubutaha. Iyi ngiyi niyo nkuru yari igezweho nagiraga ngo mbahe hano ngaha.